ari mu minsi ni nejo nimbarejo bundi inkuru ntekereza ko nabibonye kuri X yawe yo ku kigo Sainte Marie ni Muhanga ni college Sainte Marie ni Muhanga ni Kabgayi. Iriya nkuru yanyibukije mu myaka nk'inga ishize muri Kayonza naho higize kuba ibijya gusa nka biriyo. Iyo scenario y'Ikayonza numvaga nyumva ariko biraba byiza cyane. Reka tugerageze kuvuga ku kigo kimwe turanye tujye ku kindi. No muri Rwamagana hani Musha nibyo byarabaye. Hano kuri Apaji Musha. Naho byarabaye mu minsi yashize rwose. Ugasanga mu kigo habaye ikibazo cy'uburwayi. Buriye impamvu uvuze ko ari ikibazo nuko buri hari uburwayi bwandura. Uburwayi bwandura cyane muri abana bakiri bato ya rero uburwayi Karemeje hoza binsobanura abwira ati hari icyo bita ni psychologique hari maladie psychologique hari abana mu bana rero ubwonko butinyi ibizamini yandura vuba iriya ndwara irakwirakwira yandura vuba sibyo abarezi wenda bafite ukuntu bize psychologie muri nanjye vuga ngo muri NP muri normal primaire kiri kibaho wariho TTC muri iyo psychologie yabo bize bagafata umwanzuro wo gukaruma abana bakabakaruma ariko barwaye bakabakaruma ariko abana bakarenga banyine bagakomeza kurwara kuko gukaruma umwana kumwima uruhushya kumubwira ngo bugiye kuryama birakira nywa amazi birakira mu byukuri ntago urimo kumuvura niyo yaba ari indwara iri psychologique nkuko bivuga cyangwa ari indwara isanzwe yego ikeneye umubpsychologue uri qualifié ushobora kuyitereta koko mu buryo buri psychologique igakira kurutuko yakizwa n'amahame n'amabwiriza n'amategeko by'ikigo ahubwo sibyo byakiza umuntu amabwiriza y'ikigo yakiza umurwayi muri Marirene byabaye ngombwa ko RBC ijya gukorayo gusuzuma consultation atereko turi kubona abana batarwaye ariko nyamara bafite ibimenyetso bigaragara inyuma ni iby'iseru iseru bakayibura bapima iseru ntiboneke aho ni muri Marirene n'ubu ngubu icyo kibazo gishobora kugihari Ikabgayi kiracyari n'ubu ngubu tushobora no kuza guhamagara umubyeyi imwe mu bafite abana ibyo nabyo turabikora dufasha kubyumva ibyo bintu ubwo turi kuvuga Marirene mu minsi yashize imusanze hari umwana wapfuye aguye mu kigo cy'amashuri bamwimye uruhushya rwo gutaha arwaye hari hafi y'ikiriziya kuri karira shuri rya École de sciences y'amasiyansi higamo abakobwa umwana w'umukobwa apfira mu kigo bamwimye uruhushya rwo gutaha kubera iki kubera ko usanga hari ibigo nyine cyane ibyo bihaye Imana bishyiraho amabwiriza bifite amategeko akakaye ku buryo umwana dusohoka mu kigo byo biri twavuze ngo nimba warangije kwishyura minerivare urava hujye yaba yanarwaye bagakomeza kumuzitira kandi arwaye sibyo kandi mu miryango duturukamo hari igihe cyo kuba mfite indwara iri chronique yo muri famille nkaba ngaragara nk'ukomeye ariko imbere narashize wenda iyo ndi iwacu ndya amagi menshi kugira ngo amagufwa yanjye akomere kuko ubusanzwe mfite amagufwa yoroshye naba nteruka kurya ya magi rero amagufwa kanje nababwiye ndashaka gutaha ngo genda kiri kwirwaza ngo buretse ngo ngora ngo sura mu ishuri wacu ngo genda muri infirmerie warimo muganga bakamukubita utunini muganga wuhi abaganga bari mu bigo by'amashuri twibukiranye nabahayirinzwe n'ikigo ntabwo ari abo leta ishyirayo uvuga ngo aho kugira ngo abana bajye batonda umurongo ku bitaro nibura reka twoherezeyo umuganga ntabwo ariko byagenze nabahiringwa n'ikigo
none se uretse gatoya nahende kukuribwa ribwa gatoya. cyega biri gushyugumbwa uwo muganga ashobora kuba ari muri icyo kigo atari no muri sendika y'abaganga y'abanasi babifitiye uruhushya bazwi muri urwo rugaga rw'abaganga rwa rugaga tuvuga rw'abaganga arimo kubera ko wenda umuyobozi w'ikigo ni nyirarume uwo mwana yabyize Kongo nk'abandi abona ntiyakomeza kuja ngo ati ntacyo reka dushukora akaruka ka infirmiere mu kigo tuzaya tuguha 60 uhize wite ku bana ubereka ubahagarara hejuru bamwe ibinini ibiye binisi na amoxicilline abantu babyize Kongo batumva yuko tubapfobeje n'urugero nari ntanze ahubwo turabapromoti n'urugero nari ntanze no kuvuga ngo yarabyize donc yarabyize yanga kujya gukora kiriya kizamini kimushyira mu rugaga rw'abaforomo n'ababyaza sinzi kuntu yego gutyo ariko kubera ko wenda perezida w'inama y'ababyeyi kuri icyo kigo afite ijambo rikomeye akaba afite ukuntu aziranye n'uwo muntu biba ngombwa ko bashyira ako gashami k'ubuvuzi muri icyo kigo ushobora no gusanga prefe cyangwa undi muntu mu kigo hari ukuntu kuko uzasanga benshi ari ab'igitsina gore hari ukuntu baziranye bamenyanye bafite indi nguni komeza aho ngaho rero uwo muyobozi w'ikigo yakumva ko afite uwo muganga mu kigo uwo witwa umuganga w'ikigo utari umuspecialiste umuntu ugiye kwita ku bantu 200 bari mu kigo ufate nka ririya shuri ukora mu buryo butazwi na leta nka ririya shuri ry'igahini ririya shuri ry'igahini rifite abanyeshuri benshi barenga 200 na tekereza abantu 200 ahantu bari ubuzima bwa buri munsi noneho muganga ukora kuri poste de santé arakubwira ngo iyo twagize abarwayi benshi bari hagati ya 900 n'igihumbi na 200 simpaguruka aha kandi abafite abakozi benshi kandi kuri poste de santé habara abakozi benshi none umuntu afite kandi mu bantu 2500 ntashaka kuramo abantu 150 barwaye buri munsi ntago babura noneho imiti aho si kwa muganga nta miti hari ntibarangura ngo bajye mu rwego rwo kubikavaringa k'ibyo bintu kuko umwana ashobora kugenda yagire wawe ku ishuri bampaga imiti wandikiwe n'uwe muganga ugasanga bya bindi bibaye ingaru ugasanga ikigo cyero ngo okay aracyari umwana tumbwira ngo nagume hariya n'igitsure cyacu biraza koroha umwana akahasiga umwana akaharembera cyangwa akahasiga ubuzima akaharembera kandi buryo hari uhasize ubuzima ni ibivuga yuko wari ugiye ariko haba hari n'abandi bari aho ngaho barembye burya Patrick wenda nta kugoye cyane turajya twifashisha ingero Clement igeze avuga ati tugende tuvuga hamwe twarangize iyo kesi ya Kayonza urayibuka kesi ya Kayonza ndayibuka wayimbwiye bwa mbere ngubu ari kwiga mu Budage cyo gihigaga muri Kayonza nyine kuri icyo kigo byabaye ahari yiga muri icyo kigo ngaho duha amakuru rero urikunyumva arampamagara ati bwana munyamakuru dufite ikibazo hano turwaye indwara y'amayobera kumva ati uyirwaye arayikira ejo akongera akayirwara byaramenyekanye tubwira ubuyobozi ubwo ndinda kuvuga ikigo sinzi mba reka tukihorere ariko barabizi byaramenyekanye abayobozi baraza bahageze ubuyobozi bw'ikigo buvuga ko abanyeshuri birwaza bya bindi Clement twahoze tuvuga yego ndabyibuka nahamagaye wahoze ari meya wa Kayonza Nyemazi mbimubazaho yaranyitabye ariko kibara kumva ndi kuvuga kuri iyo case ati ndaje arakupa uramubura burundu anyohereza message nk'umuntu wari uyizaho ariko yarayizi cyane aho kuko iyo nyine ikigo kimaze gutabaza ikigo cyo cyaratabaje kiratabaza nyamuneka mu karere mutubwire na RBC baze barebe ikibazo kiri hano ubuyobozi bw'akarere bwo buza bushaka guhosha ibyo bintu no guhosha siko bari ugucecekesha kuko navuganye n'umuyobozi w'icyo kigo
kuri telefone arabinyemerera ariko aranyihanangiriza. ati uramenye rwose arabinyemerera ariko aranyihanangiriza. bivuze ngo umuyobozi w'ikigo yarahangayitse ariko akabona ko icyo kibazo gihari gishaka byatangiye abana babaha impushya bakajya kwivuriza iwabo, sibyo? Uwa mbere akagenda icyumweru cyashira kuko akagaruka yorohewe yakize, kunyumva? Ariko yagaruka mu kigo kubera ko still indwara ikirimo akongera akayirwara, kandi ntibazi yariyo. Mamagara umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba icyo gihe yari Amuduni n'ubundi arambwira ati natwe iyo kese turayizi ariko turimo kubikurikirana. Ariko ubuyobozi bw'akarere bwo buraruca burarimira. Yesu bari babifitemo ihenyuko. Icyo nanjye nicyo nibaza. Kuki bari bafite inyungu yo kuvuga ngo tudaca igikuba, kubwira ababyeyi ko abana babo barwaye. Kuki ahubwo abayobozi b'ibigo badakunda gutangaza icyo kintu ku babyeyi? Kurwara ni icyasha, ikintu ndibubikubwire. Niyo mpamvu nari nsabye Patrick ko atubwira kuri iyo kesi impamvu abayobozi baba batabivuga, baba bamaze guhabwa amabwiriza y'uko ibyo bintu bitari busohoke. Uwa yabahaye amabwiriza ni wa mumeya ari kuvuga wakwebye ntiyamuvugisha. Hari n'uzahamagara umuyobozi w'ishuri akubwira ati ntabwo mvugira akarere bazameye. Ndaza no kubabwirira kuri iyi kesi nyine y'Ikabgayi. Hanyuma byaje kurangira gute Patrick? Byaje kurangira RBC kuko ntabwo nagarukiye aho ngaho, ntamagaye no muri RBC bampa ashinzwe indwara z'ibyorezo, indwara zandura. Yego Dr. ntema kwibuka izina arambwira ati icyo kibazo turakizi, twohereje ikipe yacu kujya kubisuzuma, sibyo? Nyuma yaho mpamagaye nongeye kwitaba telefone y'uwo mwana, icyo gihe ari umunyeshuri, sinzi naho yari yakuye telefone atabaza. Ariko uzi aho byageze umwana akitabariza, umwana akabasimpamagara mu rugo ndabona byakaze. Wenda itangazamakuru yari cyo byadufasha. None bigeze naho umwana ari utabaza ikigo gicicitse. Nawe arambwira ngo ntumvuge. Babikaze. Ati mbabarire n'amajwi yanjye uyahindura. Mpamagaye n'umuyobozi w'ikigara byemera arambwira ati ubaza akarere kandi ntumvuge. Amakuru ndaguhaye ariko baza akarere. Akarere kati ibyo bintu nta bihari. Polisi iti ibyo bintu turabizi. RBC twohereje ikipe twabimenye. Meya ati ntabyo. Wenga data. Ngaho namwe mumbwire ko Meya ati ntabyo. Ukibaza twese ntabwo ari twese ariko iyo bavuze umuryango bujya bavuze umugabo umugore n'abana. Uko byagenda kose muri community muri society hazamo icyiciro cyitwa abana. Yego. Niyo yaba atari uwawe ariko ni uwo mugenzi wawe. N'umwana. Kwisanga wohereje umwana ku ishuri cyangwa umugenzi wohereje umwana ku ishuri ariko ikigo gikorotiriye ntacyo azaba, nta ntwaro zirimo, nta rugomo, nta tabi, nta kindi, akapfa cyangwa se akagira ikibazo bakakubwira ko yapfuye kubera ko atavuwe cyangwa se arembeyemo bataranakubwiye. Buryo wakoze impanuka urabyumva ukavuga ni impanuka nyine. Ukicara mu rugo uzi ko umwana ari kwishora mu masomo. Umwana yararwaye yararembye, ubuyobozi bw'ikigo bumushyize hariya, umubyeyi ntabyo azi. Hari wapfiriye hano witabye Imana hano muri Kayonza n'ubundi akomoka muri Gatsibo. Umwana w'umukobwa yageze mwaka wa 5 yasabye uruhushya ko arwaye kuwa mbere bararumwima, kuwa kabiri, kuwa gatatu bararumwima, kuwa kane bararumwima, kuwa gatanu bararumwima, kuwa gatandatu babona atangiye gusambuka ko umwana agira gutya, atangiye gutera imigeri birangiye byahwereye. Bahamagara famiye ye ngo muze mutwara umwana wawe, kandi umwana we rero amaze kumenyesha famiye ye ko bari kumwe karwaye, bamwimye uruhushya, ababwira ati ku cyumweru nibishoboka muzaze muze mundebe kunsura. Uwo munsi wa visite nibwo umwana yapfuye.
ababyeyi be umusaza we ari mu nzira za gusura mushiki we ngo rero nuko amerewe. Yego, iyo nkuri musanga mu nzira n'ubundi ari kuza. uri kubyumva? Nayo narayikurikiranye ndarayiripotinga mu mwuga wacu. Mperuka nuko ubuyobozi bw'ikigo bwahamijwe icyaha cyo kwica utabigambiriye, banahabwa ibihano nk'uko amategeko abiteganya n'indishyi z'akababaro zirimo. Ariko umuntu yaragiye noneho kwibaza ngo ubuyobozi bw'akarere ka delegasiyo y'akarere ka Kayonza yaherekeje umurambo w'umunyeshuri muri Gatsibo bagiye gushyingura umuntu. Twabyita uburangare bw'ikigo ubwo ngubwo. Ibi bintu twabyita uburangare, twabyita Samu afite drone. Samu 80% by'inkuru drone ikora ni mu burezi, zibanda mu burezi. Izi kese mvuga drone irazizi. Reka tumuhe n'ijambo nawe agira icyo atubwira. Nukuvuga ngo wenda reka mitene ikibazo nshaka kubaza ni kimwe, ni iki kiri mu burezi? Biterwa n'iki batinya, iki niki batinya, kuki batabivuga? Urabona ikintu kiba kirimo, sinzi ariko niba kizanaranduka, buri wese ashaka kuvugwa neza. Donc ni bya bindi byo kwambarira inkweto, kwambarira ku nkovu niko byita mu Kinyarwanda, niba ari ku gisebe. Ikintu kibi kiri iwawe ntabwo ushaka kugira ngo kijye hanze. Ariko kibutiteye, yego nibyo nanjye mbondi kwibaza nyine. Ubundi baravuga ngo ujya gukira indwara arayirata, ariko usanga abantu bari kurwana no guhisha ibintu bari. Reka wenda njye kuri no case kuri yo case yakoreje Saint Marie Rene, uze no kudufasha nibishoboka kugeza uyu munsi. Wenda Patrick aze kumfasha rebe post igenda yishyiriyeho. Kuva nashyira iyo post, yaba RBC yaba Minisante ntacyo baravuga, nta wabihakanye cyangwa bivuguruze. Yego, uri kubyumva? Ariko wasanga mu commentaire za bamwe barangiye najya nanitaho, bari kuvuga ngo ni ibihuha, ngo uri guca igikuba ibiki. Ubwabyo guca igikuba nkatwe mu mwuga w'itangazamakuru ndabizi ko ari icyaha. Ni icyaha, nakagombye umunsi kuba ndi kuhamagarwa, ndi kubibazwaho. Iyi nkuru njya kuyimenya nahamagawe n'umuntu ufite umunyeshuri hariya w'umuryango, ariko umuntu aba hanze. Arambwira ati ntabwo ndi mu Rwanda, ashobora kuba n'abari ku ishuri, atari numvise ikibazo kiri muri Saint-Helene y'Ikabgayi giteye inkeke. Arambwira ati ndaza kuguhuza n'abo mu rugo bakubwira uko bimeze. Yego, ni nta kibazo, bampa nimero. Mbahamagaye mvugana n'umubyeyi, ngira ngo bamwe twanavuganaga tunari kumwe harabyumvaga. Ndabyibuka rwose. Mvugana n'umubyeyi arambwira ati byari kuwa kabiri, arambwira ati natunguwe no guhamagarwa bambwira yuko umwana wanjye ari mu bitaro bya Kabgayi. Ibaza umwana kugira ngo arware, ikigo kikamujyana mu bitaro, umubyeyi atabizi, agera ubwo aba hospitalize muri hospital y'akarere. Umubyeyi batamubwiye ataramenye. Ati umwana wanjye namenye ko yarwaye kuwa 4, uyu munsi icyumweru kiruzuye. Kuko icyo gihe kuwa 2 ntago cyakuze, haburaga iminsi 2. Yego, barampamagara barambwira ngo ninze. Ni bamuhamagara ngo aze ku kigo, bamuhamagara ngo naze ku bitaro. Yaragiye mu bitaro batamubwiye. Ati ubu tuvugana ndi ku bitaro. Ati nta nubwo ari nanjye gusa, ndi kumwe n'abandi babyeyi twahuriye tuje muri iki kibazo cy'abana barwaye.
ati none ikintu turi gusabwa bari kutubwira ngo tujye kugura imiti muri farumasi icyo naracyumvise ariko noneho byatumye ntangira kuvuga nti ubwo bari kubabwa ngo bajya kugura imiti bivuze ngo indwara yaramenyekanye kamwe ntago wagutuma muri farumasi indwara itazwi nahamagaye ubuyobozi bw'ikigo ibyo yambwiye nabwo ube warabyumvise ntabwo nabishyira ngaha n'ibyo bindi Patrick yavugaga ntabwo aguha amakuru akakubwira ati birahari hari umuntu uri buze kuba yabibabwira buriya kenshi rwose abantu bamaze kubimenyera ntabwo njya posting ibintu ntafiteho amakuru ashobora kuba tuzuye 100% ariko ku kigero kiri hejuru ya 90 amakuru aba hari n'abashobora kuzimangatanya ibimenyetso bikarangira rimwe baguhinduye umusazi bakavuga bati watangaje ibintu bitari byo ikigo kirabinyemerera ariko bakanga kuvuga umubare w'abarwayi ndabyibuka ko byageze ku mubare umubaza ngo ni bangahe haciye hafi minota igeze muri 5 nta kintu asubiza kugitwa umubare bikanga ntamubaza nti abanyeshuri barwaye ni bangahe akagenda gikwepa ngera nubwo mubaza umubare w'abanyeshuri baba mu kigo ambwira ko bari mu gihumbi ariko nkamubaza nti se abarwaye ni bande abari mu bitaro ubu ngubu ni bangahe ngo urumva ngo statistique ngo imibare ngo ntabwo ndayireba yanga kubivuga ariko njyewe mvugana n'uwo mubyeyi yambwiraga ko abari mu bitaro bagera muri 20 noneho umubyeyi byanageze aho birarenga umwana we umwana wumvaga n'ijwi ananiwe rwose nako ari umwana unaniwe arihangana aramvugisha arambwira ati we niyo wambwiye imibare y'aba bafatwa yarambwiye ati bitewe n'igihe naviriye mu kigo ati ubundi twarengaga 100 dufatwa noneho ikigo ndabaza se indwara yabonetse ni iyi ati mu by'ukuri ati haje RBC barapima babona bahageze babona ibimenyetso ari indwara y'iseru ari iseru barapima ariko basanga ibimenyetso nta bimenyetso bigaragaza ko abo banyeshuri barwaye iseru noneho ariko icyabaye barakingiye abanyeshuri bose babakingira iseru batanze urukingo RBC yatanze urukingo ibyo ntacyo bitwaye imaze gukingira ariko hari ubutumwa batanze kw'ibyo bintu bitagomba kurenga ikigo uri kubyumva yego RBC irahageze ariko baracecetse noneho ubwo byahise bituma no kuza kwakingira byari igikorwa cyagomba gutangazwa cyari igikorwa cyiza twabonye ibimenyetso twakingiye abanyeshuri cyari cyiza cyo kuvuga nagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere inshuro zigera nko muri 5 nahamagaye meya w'akarere ka Muhanga arakwihorera se hari ubwo nayihamagaraga nkumva ari kwivugiraho hari ubwo nayihamagaraga igacamo ikarangira ntayitabe nanamwandikiye kuri WhatsApp mubwira ko ndi umunyamakuru mubwira ibyo nshaka kugira ngo amubwireho reka da kurya sine kugeza ubu ntabwo nari nongera kuvugisha uwo mubyeyi ngo mubaze ukuntu bimeze ni nabwo navuga ko ndibuze kuba ariko biremewe rwose niba yemera kutuvugisha ndibuze mu kanya kujya kubanza kumubaza noneho tuze kumushyira oneya naraba amaze kubyemera anatubwira ubu ngubu situation imeze bite akurikirana amakuru umunsi ku munsi ikintu ngewe na n'ubu nkibaza ni ukuntu havuka kesi nkiriya mu kigo cy'ishuri kugeza ubu ngubu hakaba nta rwego na rumwe ibi bintu birasa nkaho bibitsa ahantu ntibiri gukorwa mbese bisa nk'ibiri gukorerwa mu ibanga rikomeye kubera iki ibi bintu biri mu ibanga rikomeye ariko ejo ushobora kuzaya kumva umunyeshuri ahatakarije ubuzima nubwo tutabyifuza ntawabyifuza ibyo bintu tuzabimenya nitubimenya tuzavuga tutariko ibi bintu twari twarabivuze byaranashobokaga ko
wenda biranashoboka ko hari n'abantu buriga kuvuga ko icyo kigo cyagiye bagapima bakabura indwara, biranashoboka ko hari n'ushobora kuvuga atari ko byatewe n'ibi hakajyamo n'izindi nzego bagakurikirana bakamenya icyabiteye. ngewe ku ruhande rwanjye akarere kuba kahisha amakuru y'ibintu bibi mu karere kabo, ku rundi ruhande reka mbagarukire kuko baterwa amabuye, buri inzego z'ibanze ku turere ziterwa amabuye pe, ziterwa amabuye. Hari ibintu byinshi badashaka kwirengera, ariko noneho reka tugaruke gatoya kuri RBC. Ni ikigo gifite bije ya leta ihagije mu buvuzi, sibyo? Ntago bavuga ko hari icyo babuze rwose, ntacyo babuze, nta kintu babuze, nabo ntibakwemera ko hari ikintu babuze. Uri kunyumva? Ni ikigo gifite bije ya leta ihagije, mu nshingano zacyo harimo gukurikirana icyitwa indwara iyo ari yo yose icaracara kuri ubu butaka n'iyakwinjiramo. Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bari hejuru y'igihumbi, harimo 100 barwaye, iyo ndwara irandura, ubigize ibanga, uracecetse. Aba banyeshuri bazataha iwabo, bafite n'abandi bantu bahura nabo. Ese uratekereza ko iyo ndwara idashobora kuva muri icyo kigo ikajya noneho no mu baturage? Oya, kuva bageze no kwa muganga, kujya mu baturage byo biroroshye. None se uzafata ikigo ugishyire muri karantine? Kuko urumva kwa muganga ntago ari abanyeshuri bahakorera bonyine. Reka twe dushyizemo akaririmbo tugaruke mu kanya. Turagarutse kandi ikiganiro n'umuzukuri turakomeje, turi kuvuga ku bijyanye na bimwe mu bigo by'amashuri bijya bihisha kesi z'uburwayi ziba zabereye ku bigo byabo, abanyeshuri bakarwara bakaremba, bikajya naho rimwe na rimwe hari n'abitaba Imana, amakuru agatambuka tukumva inkuru z'uko bapfuye kandi bari bamaze igihe barwaye ariko ibigo byarabigize ibanga. Noneho n'icyantangaje no kumva yuko binaba, ugasanga ikigo gifasha umwanzuro kujyana abana mu bitaro, umubyeyi akazabimenya nyuma, azi ko umwana ari ku ishuri, kumva umwana ari mu bitaro. Reka dukomeze twumve Kabera. Mbere gato ya Kabera, reka dusabe abantu bari kutwumva muze kuduhamagara kuri 0799 667 913 07 07 99 667 913 iyo nimero rwose ya radio, mbega nimero yoroshye 967913 9967913. Kabera ngaho komeza twinjizemo. Yego, narindi mbabwira rero kuri ya kesi y'Imuhanga kuri College Saint Marie Reine Kabgayi, mbabwira ko bamwe mu babyeyi babahamagaye bababwira yuko abana babo bari mu bitaro by'i Kabgayi. Ndimo mbabwira nti umwe mu babyeyi twavuganaga mvuganye nawe, ambwira ko umwana ari koroherwa ariko agifite nyine ikibazo cy'ibisebe byo mu kanwa, kuko ngo bari banatonyotse umubiri mu kanwa, bari bafite ibisebe mu kanwa, ari nabyo wa muyobozi yavugaga ko birimo gutuma batarya bigatuma baremba cyane. Reka tumwumve uko abitubwiye, ariko avuze ko bamwe bari koroherwa, harimo n'abo babyeyi bahise batahana, ariko we aracyari ku ishuri. Reka tumwumve. Umwana se wamevugishaga cya gihe, umwana se wamerewe gute? Umwana wamerewe gute? Bamuhaye imiti myinshi ari koroherwa, ntabwo yahindaganwa n'umuriro cyane, umuriro wacogoye. Umuriro wacogoye? Niba ari koroherwa. Mwavuye? Kereka ibisebe byo mu kanwa nyine kirwanyemo nyine no mu muhogo. Ubwo wenda ntashobora kutatamira, wenda niho bizoroha nyine akabona agatege. Ari kumvamo kubera umuriro wacogoye. N'abandi bari mu bitaro nabo nta makuru yabo wamenye? Barabatsindagije bamwe bagiye barabatwaye. Ababyeyi barabacyuye? Ariko se ntabwo bababwiye indwara iyo ariyo? Barimo bavuga ngo ni iseru.
bavuga ko ari seru kubera basheshe umubiri wose batonyotse umubiri wose ni byiza none Imana ishimwe ubwo barimo kugenda boroherwa twari twagize ubwoba tugira ngo ni ikindi cyorezo umuntu atamenye cyari cyo ariko ubwo barimo koroherwa ni byiza cyane bari kumva sawa murakoze ni kuri Voice FM twavuganaga sawa murakoze sawa ngira ngo ngayo ngo murabyumvise uravuga ngo wanga mazimwe ubanzwe habona none niko kikobangwa byabaga nijoro oya nandi majwi yaba y'abayobozi bana n'umwana kwa muganga arahari wenda hari igihe rimwe nyine ubutayashyira hanze nk'umuyobozi we waba umushyize mu kagozi ni ikigo gifite abayobozi benshi batandukanye ariko ntawe ushobora kumenya uwo navuganye nawe uwo mwavuganye umuretse nyabuneka umuretse ariko ikibazo nyine kiba gihari kuki ibi bintu bumva byabo ubwira ntabwo rero nta nubwo no muri iki kigo gusa nyine ndavuga muri rusange numva nakubwiye ko ikintu kibitera ahanini ari biriya bintu by'uko ikigo kidashaka gushyira ibintu byabo ku karubanda ugasanga barimo barabikikira ariko ntabwo ntekereza ko ikigo aricyo cyabyitekereza oya ntabwo cyabyitekereza kuko tumenye rero ngo ninde muri iki kigo mu makuru ahari mu makuru ahari ahangaha nuko RBC umunsi iza bapima batanga urukingo bababwiye yuko ayo makuru atagomba gusohoka bikaba ari RBC yatanze amabwiriza aho ngaho mu kigo ntabwo ari nka RBC nk'urwego ahubwo ni abakozi bayo bagiye aho ngaho kuko RBC nk'urwego bakiraho itangazo abaturage bose bakabyumva aha ngaho rero bituma nibaza ni inyungu kiziri mu guhishira indwara kandi yandura abantu barembye ni inyungu ki haba ku kigo ntekereza ko ikigo ntabwo gifite ubushobozi bwo kuvuga ngo reka duhishire ibibazo byacu sibyo kuko no mu gihe mutanabiteje sibyo wenda akarere ho ndabyumva birashoboka kuri pourcentage nkeya kuko nk'ubuyobozi bw'akarere ntago baba bafite ububasha bwo gukonfirima cyangwa se kwemeza ko hari indwara y'icyaduka ariko cyangwa se guca igikuba mu baturage ariko gutangaza ko abantu barwaye birimo ikibazo hanyuma nimba ari ugutabaza inzego z'ubuzima zigatabazwa icyabaye RBC yarahageze sibyo irasuzuma ibimenyetso yatwaye irabizi nibo bazi niba ari iseru cyangwa ari indwara idakwiriye kuvugwa ariko banyakubaho muri RBC ari abagiyeyo ari n'ababatumye ari uburyo bisanzwe bikorwa ko biri abatumye yabonye raporo byanze bikunda iyo raporo uyu mubyeyi atubwiye ko abana babatashye bari kumwe n'ababyeyi niba ari indwara yandura imiryango y'abo bana bavukamo yo ntiri mu kaga ni ikibazo gikomeye abaturanyi babo ni ukuvuga ngo no mu kigo ntago bafatiwe rimwe uyu munsi abantu baraza gusura umwana abagendaga bambukiranya imipaka bajya Kongo bagaruka uravayo ukajya muri karantine iminsi 21 sibyo mu rwego rwo kwirinda ko Ebola yakwinjira mu gihugu none hari indi ndwara y'amayobera itarasobanuka neza uracyayitiranya n'iseru sibyo yo nturimo kuyikumira muri ubwo buryo ntushaka nuko abantu banayimenya nibura ngo batangire gushyiraho ingamba z'ubwirinzi ahubwo ufashe barwayi ubahaye ababyeyi babo abajyanye mu giturage bagira senge baraza kubasura ababyara babo barabasura baturanyi baraza kureba uwo mwana uwo mwana asiga indwara hehe ayikwirakwiza aho ngaho mu giturage kandi umenye ngo ntabwo ari umwana umwe ntabwo ari umwe ushobora gusanga buri karere gafitemo umwana ufite icyo kibazo ntabwo ndi gusaba ngo abana babafungirane mu kigo ntabwo aricyo ndi gusaba ngo ntibagire aho bajya hatagira umuntu unyumva nabi ndi gusaba mutanga amakuru y'icyabaye n'uwirinda amenya aho ahera kuko kugeza isaha turi mu rungabangabo
ntituzi ngo abana barwaye indwara bwoko ki, ese yandura binyuze mu bimenyetso mwafashe, mu byo laboratoire zanyu ibyuma byanyu byabahaye, iyi ndwara ni gatiki. Hari n'igihe biba ngombwa ko mutangaza, tuba tubona OMS ijya ibitangaza, hari indwara ari icyorezo kiri muri Philippine, kiri n'aha kira tutarabonera izina. barabivuga ziriya za covid n'ibikiri amazina ntajya aboneka, batari icyorezo cyaje gifite ibimenyetso bimeze bitya na bitya, gahunda ntituracyabikurikiranira ntituramenya uko kivugwa, kandi byagera igihe bakavuga ko cya cyorezo, kandi iyo babonye ibimenyetso byacyo ni n'uburyo bwo kubyirinda bimwe batangira kubwerekana, bakavuga bati uko twabibonye ugifite ari kuba ameze gutya, ari gutengurwa, donc byose bakabivuga, banarangiza bakagaragaza n'uburyo ushobora kukirinda, abantu bagatangira bakakirinda kitari cyabonerwa izina, nyuma babona izina ryacyo bakaritangaza, haboneka imiti kivura ndibuka mu kigo cy'ishuri kimwe ni muri Rulindo ku ishuri rya esi Rutongo, higeze kuba ikibazo nacyo hagaragaramo ikibazo cya korera. Noneho abanyeshuri bamwe bagaragaraho, imaze kubagaragaraho, ariko haba ikibazo cyo kumenya aho yaturutse. Byasabye ko ibitaro bya Rutongo bikora etide, urumva nibo bahanga, yego bakora etide yo kumenya aho hantu iyo korera yaba yaravuye. Amakuru naje kumenya ngo hari uruyuzi rw'ibihaza, ngo bishoboke ko hari umuntu ushobora kuba yaraje akarwituma iruhande ayifite, bakarusoroma. noneho abanyeshuri ngo hari abanyeshuri babonye ngo batorotse, bajya hanze baratoroka, kwa kundi nyine tuvuga bimwe twahereye, yego, bajya mu dusantre bagura ibintu bagira gute, ariko babikonsomera hafi aho ngaho kuri hafi y'urwo ruyuzi, nyine mu gukora ntuza bareba inzira trace aho yanyuze hose kugira ngo igere mu kigo, basanga ni ba banyeshuri bari batorotse bayizanye mu kigo. Icyo gihe ubuyobozi bari barimo bw'ikigo bari batangiye kubikikira, bahishahisha. Ni umuntu navuye nawe mu nzego z'ubuzima ambwira nyine iyo nzira yose ukuntu baje kubibona, ariko ugasanga nyine uratangiye ngo bari batangiye bahishahisha na Patrick uzavuga ngo naho yabonye amakuru naho batangiye bahishahisha. Icyo gihe umuyobozi w'ikigo naramwihamagariye ndamubaza nti ibiri kuvugwa by'uburwayi buri mu kigo bimeze bite? Arambwira ati mu kigo nta kibazo gihari. None ntise ushaka ko nkubwira amazina y'abanyeshuri barwaye kanaka wiga mu mwaka uyu n'uyu? Arambwira ati ageze aho yumvise nshobora kumubaza byinshi kandi mfite amakuru, arambwira ati mwavugana n'ubuyobozi bw'akarere, abarabikwebye. Ariko nyuma nza gushaka amakuru nyine mu bakoze ubusesenguzi ndabimenya. Ikibazo ni iki? Reka uyu mutwaro tureka kuyikoreza ibigo by'amashuri, kuko buriya bari abadirecteri iyo bagiye muri za nama zabo ku karere hari amabwiriza bahabwa. Ndakubwiza ukuri, botswe igitutu ku buryo nawe iyo makuru y'ikigo cyawe yagiye hanze usohokana ipfunwe, sibyo? Ariko ndibaza noneho urwego rureberera abaturage batari abanyeshuri, sibyo? Urwego inzego z'akarere zireberera abaturage batari abanyeshuri. Wibuka icyo kigo nkuko Kerema bivugaga kiga abanyeshuri baturuka imihanda yose cyane. Iyo korera wanga gukumira mu kigo kimwe,
sibyo wahinga ko bimenyekana abacururiza hafi aho ngaho ntibongere kugira ibintu bahuza n'abo banyeshuri biba ngo hari igihe biba ngombwa ko n'umwarimu utaha bamucumbi mu kigo bamashakira icumbi mu kigo none umwarimu utaha ushobora kuko abarimu bahura n'abo banyeshuri nayitahana biragenda bite mwabihishiriye oya ibyo unavuga nibyo none se baba mu kigo ntibakora bataha yego n'undi muntu wese wajyayo n'abakozi bakoramo mu majaride nkarenga nkavuga ni RBC ikibazo gihaye ni kimwe kuki ikita rusange cyakomeje kuvuga bahishahisha guhisha urumva icya kigo uzutubwira cyane muri Kayonza tugitangira ikiganiro byarahishahishaga kugira ngo ubone iyo nkuru ni nko kuyihandura ntawe ubashaka kubitanga hari n'icyerega nigeze kumva ariko muri Kayonza kira kimusanze nacyo bahishahisha aho nigeze kumva nibi ngibi bavuga ngo umwana ngo yiyahuye n'iki kandi bigaragara yuko byaturutse ku nacyo ni hani Kayonza bavuga ngo umwana ngo umwana yahura gute ni hani Kayonza hano muri Rukara hanyuma ukibaza naho ngaho twavuze tuvuga muri Marirene none ukareba urugendo naho ndabona kugira ngo bimenyekane ntabwo byoroshye uretse ko byasotse bakaba baragiye mu bihe erega uyu munsi iyo bigoma mu kigo mo imbere ntawe uri kuzabimenya uyu munsi ubu tuba tuvuga ko muri Marirene harimo umwana wapfuye ntabwo byari bubure kuko ntekereza ko abaganga iseru irica abaganga ntabwo bari bayemeza ntabwo bari bayemeza ariko barayikeka kuko iyo nza kuvugana n'umwe mu bari kubavura cyangwa se nkavugana n'ubuyobozi bw'akarere nawe wenda ari kumbwira yuko atariyo donc uwo twavuganye w'ikigo we yambwiraga yuko bari kuvura ibimenyetso ubundi ibyo nari nsanzwe mbizi cyane ku bana no ku matungo ko ariho havurwa ibimenyetso yego kuko nkanjye ndi kuribwa ahantu navuga ngo ndi kuribwa kuko umwana ntabwo donc uramureba umuganga aramureba ukamubona cyangwa se akabaza umubyeyi we ati yafashwe gute bimeze bite hakavurwa ibimenyetso iyo arira cyane bahita babyoroshya ngo ni ikiryi cyangwa icyo mu nda ngo ni ibyinyo ni kimwe n'itungo buriya nigeze kuganira n'umuntu wize iby'ubuvuzi bw'amatungo arambwira ati buriya nibwo buvuzi bukomera cyane bubaho atuzi kuvura ikintu mutaganira kitavuga atukakireba ukavuga ngo ndavura ibi n'ibi n'iyi saha n'uyu munota uretse umubyeyi uvuga ngo baratubwiye ngo ni se ariko nta rwego rurabyemeza ibyo nabyo nta kuri twabibonamo iyo ndwara n'uyu munsi ntibapfa kwemeza kuko uw'ikigo yambwiye yuko bapima basanze abanyeshuri ari negatifu nta ndwara ngo bafite niko w'ikigo yavuze urwego rwemerewe gutangaza ibijyanye n'indwara ni RBC sibyo ubwo tuvuge ko bakiri mu laboratoire niba bitangaze nabwo tubimenye muri iki kigo hari indwara tutari twamenyera izina cyangwa se uko ivurwa turi kubikurikirana Patri uze kumpamagarira umuntu muri RBC tugomba guhamagarayo tuze kuza kubabaza tumenye bimeze iki kiri kuba hariya hantu ni iki kiri muri RBC gituma muri College Saint Marirene muri Marirene ni iki kiri kubayo bivugwa ko mwapimye mugasanga ari negatifu kandi abantu barembye mukaba mwarakingiye kandi buretse ko wenda bavuze ko barimo kugenda bamwe bakira ariko ntabwo wamenya ababyeyi batanye uko bimeze uyu munsi ababajyanye iwabo niki cyabaye hari nicyo barimo gukira nicyo tugomba kumenya nicyo ngicyo bari gukira ni igiki ese bari kubavura ababyeyi babwirwaga kugura imiti bari kugura imiti y'iki ahubwo se muganga uri kuvura we ari kuvura iki muganga iyo miti bari gutanga bari kwitanga bavura ihe ndwara umwe mu bayobozi w'ikigo yambwiye ko nyine bari kuvura ibimenyetso urumva umubyeyi waravuze ati na n'ubu ati wenda hari igihe azagera hakarya ati aracyafite ibisebe mu kanwa no mu muhogo ibintu ntabwo byoroshye ikibazo navuze bavuga ngo ndabona ari kita rusange cyo cy'uburyo ibigo by'amashuri birahishahisha none ahangaha wenda n'igihe byabaye nk'aho biba rusange noneho tugaruke ku kindi cy'umwana warwaye agasaba uruhushya akarwimwa akarinda aremba ari naho twatangiriye bikagera ubwo bimuvira mu rupfu ari mu kigo ariko ubundi buriya kuki nta timu zikora amadesante ngo buri ibigo bajya babisura ngo barebe ubuzima bw'abanyeshuri bafite kubisura barabisura nabo bakamenya ko nabo bantu bari muri infirmori
bimeze gutyo. hari igihe usanga infirmieri bazifunze bakazifunga cyangwa se bakunda kwishyira ahantu hiherereye. Iwacu aho twigaga hari akazu kariyo. none se Clement nshaka wenda no kugira ngo abanyamakuru bacu bazabikurikirane. Ibitaro byose buriya ntubibona? Ndabibona. Buriya uzi ko ibitaro hafi ya byose biba bifite ahantu bifungira abantu batishyuye. Uvuze ngo bafungira abantu batishyuye? Yuko bafungira nayo hateguwe hahari ariko buriya ugiyeyo ntago hamenya. niyo mpamvu muri raporo batanga hari kwifishi muri raporo batanga hari kolone yagenewe ngo abatorotse. Ijambo gutoroka nuko hari ahantu waruri ukahava ku ngufu. Urumva ndashaka ko biri n'amayire kuko ari ushinzwe amakuru ubwo nyine no umukoro mfite. Yego rwose. Ndashaka ko bari abahungu bacu n'abakobwa iyo nkuru turayishaka ahangaha tukamenya kuko wa mugani kuko njyewe hari ibitaro nagiye ntabwo mbivuga. Uhari ushobora gutekereza tubwo bari Rwamagana ubwo ni ibya Rwamagana ntago ari ibya Rwamagana. U Rwanda rwose turarwogoga. Hari ibitaro nagiyeho umurwayi arambwira ati ngwino njye kukwereka ahantu hafungiye abantu batishyuye ngo niba babita ngo niba ariyo bakiye ngo bari muri tije sizi ukuntu kuko hari n'igihe babafata bakabajyana nyine mu gukora imwe mu mirimo yahariya mu bitaro nko gukoropa nk'iyo kuko urabona ibitaro hari igihe ababikoropa baba babaye bakeya. Ubwo impamvu nari mbivuze buri ikigo ni nk'urugo. Buriya ngeze iwawe mu rugo Clement ntabwo namenya ahantu bika urufunguzo kandi mwese iyo mutashye muruhuriraho mukaba muhazi. Hahandi twaryiguye hari abamenyereye ko begura ishyiga ariko buriya urugo ruba rufite ahantu hazwi habo. Ubu ugeze iwanjye urumva hari igihe ingufuri urabizi nyinshi zifite imfunguzo 3 hari igihe muzita mugasigarana rumwe akarize rive mwarakabitsa ahantu urwo rumwe rero iyo rusigaye usanga kandi muri mu rugo muri abantu batatu buri muntu wese abahazi. Hari n'abahora bahindagura ku buryo iyo bavuye mu rugo bagiye mu gitondo bakoresha sigino z'ahantu bari busige rwa rufunguzo bakahahindura. Reka ngaruke ku yindi ngingo ariko turi muri iyi ya bano bana ya bino bigo by'amashuri. Sam mu magororero abaganga bavuramo bagiramo bati hatangwa akazi. Bari abantu bavura mu magororero ntibashyirwaho na minisante se bagengwa na minisante. Bara n'abaganga. Impamvu bashyirwaho si uko mu igororero haba harimo abantu benshi bahahuriye bakavuga dukurikirana ubuzima bw'abari abantu ntagira ikibazo kivukamo kikosoke. None ibigo by'amashuri kuki iyo politiki idahari? Kuki mu bigo by'amashuri atavuga bati ikigo cy'amashuri nacyo tugene abaganga baba mu bigo by'amashuri bari professionnel bazwi birashoboka ko wenda hashingiwe ku mubare w'ubwinshi bw'ibigo by'amashuri abo baganga wenda ntibaboneka n'uburyo bw'ingengo y'imari biragoye gutagaguza imiti imwe hano wenda birashoboka ko byagorana. Ariko niba koko bishoboka aho kugira ngo hajyeyo umuganga wabyize sibyo ariko utarakoze kiriya kizamini cy'ababyaza n'abaforomo utazwi muri leta mu buryo bw'amategeko nta impapuro afite zo gukora arimo gusa arimo afite first aid imiti begura mu mafarumasi. First aid ni yindi natwe barakadusa abantu bahura abantu benshi tuba tugomba kuba tugafite hangagara gapima umuriro sibyo na za TDR na benizo ubwo turi kugenda tugaruka afite utwo ngutwo
akavuga ngo aho ngaho ni ivuriro rivura abana. Abana bafite uburwayi butandukanye, hari uburi koronike, hari ubwandura, hari indwara zisanzwe n'izindi ndwara abana bakaba bafite ubitaho mu buryo bw'ubuzima. Aho kugira ngo haze uwo nguwo nyine nandi mu kuvuga ngo utare waba kalifiye mu buryo bwemewe n'amategeko. Niba koko ikigo gishobora kubona gikenewe umuntu, mwavuganye na minisante, sibyo? Mwavuganye na rugaga rw'abaganga n'ababyaza n'abaforomo, sibyo? Uwo mugiye guhayiringa, uwo mugiye guha akazi, mukamuha akazi yemewe, ari kuri list, ari ku rutonde azwi, sibyo? Uwo muntu akwiriye no guhabwa imiti ihagije, ibikoresho bihagije byo kwita ku mubare w'abantu mufite. Muri application mwandika musaba ko umuntu aza, mugaragaza impamvu mukeneye, wenda ikibazo n'ubwinshi bw'abana, abana wenda 200 cyangwa 1500, sibyo? Tukavuga tuti mu mezi 3, mu minsi 90 hashobora kurwara abana wenda 600, dukeneye imiti y'abantu 1000 kugira ngo tube dufite reserve. Ntabwo ubona uko nyumva? Ntabwo nakumvaga neza no kuri kw'Imana, nciye amarenga nka ntuza. Ibyuma se shaho. Dukomeze n'ikiganiro cyacu. Twari tukirimo kwibaza icyakorwa kugira ngo RBC ijye itumenyesha twebwe abaturage, twebwe ababyeyi dufite abana muri biriya bigo, abana bagiye kujya mu ari umuntu nyandikiye ubutumwa n'umurezi ati ubwo yarimo atanga igitekerezo nyine ku byo twarimo tuvuga. Yego. Ati ntabwo bamuha akazi kuko bikorwa na mwarimu, ubundi bagahora bagura paracetamol na alcohol, ubundi hagasohoka amafaranga yo kwita ku barwayi. Byakozwe n'umwarimu. Ati icyo bihutira gukora ni raporo batanga nyine. Ubundi kugira umuntu ariko n'itegeko. Mu minsi ishize hano mwarimu abazi yo biva niyo bigana. Afite ubumenyi buhe mu gutanga paracetamol cyangwa kumenya uyikwiriye? Ubumenyi bwa mwarimu kubijyanye n'ubuvuzi buri hasi bw'umukuru wa ruje. Bano bayisuza runti ya cyangwa bajyana mu buzima. Yego. Baba bari nkanje hari. Bari hasi cyane. Rega Clement, nta nubwo binagoye, Patrick aranakoze cyane kunyibutsa. Biroroshye ko bashobora gufata bamwe mu barimu byibuza bagahabwa ubumenyi bugera ku rwego wenda rw'abajyanama b'ubuzima. Kuko buri abajyanama b'ubuzima malaria bazi kuyipima, kuri malaria barizeho, uri kubyumva, bazi kumenya umubyeyi utwite byose, abajyanama b'ubuzima doko hari urwego bagezeho. Ndagenda nakomeje ko abaturage bamaze kubagira icyizere ku byo babona ko barakora rwose. Igihe rero haramutse hari ikibazo cyuko abo bantu bo mu nzego z'ubuvuzi baboneka bakoraho bakora mu bigo, bafata bamwe mu barimu bakagenda bakabahugura, ka formation nk'izabajyana mu buzima. Yego rwose. Akaba ari umujyanama w'ubuzima muri icyo kigo. Noneho akajya natanga report aho bajyana mu buzima batanga raporo, bazitanga ku masantere de santé. Ibi ubuzima bw'abanyeshuri bwo bugakurikirana ukamenyekana. Ku bigo by'amashuri n'abantu babaye intabwa kandi bafite abantu bangana kuri imibare itangwa na statistique mu iheruka, bavugaga yuko abantu bari ku ntebe y'ishuri barenga miliyoni 4 bari ku ntebe y'ishuri. Abo bantu miliyoni 4 bari ahantu bari hamwe, ariko system y'uburyo ubuzima bwabo bugomba gukurikiranwa baye ku kibazo cy'uburwayi ntibisobanutse. Dore indi ngingo dukwira no kuzafataho undi munsi. Twibukiranye ko abana b'abanyeshuri bari ku ishuri bose 100% bari mu kigero cy'urubyiruko n'ingimbi n'abangavu. Ubuzima bw'imyororokere yabo ikurikiranwa nande kuri ibyo bigo, sibyo? Tuzi ko habaye icyumba cy'umukobwa. Ni ibigo bingahe tugenda hano muri Rwamagana tubibari. Hano hafi tutagiye kuri. Bifite icyumba cy'umukobwa kiri kuri standard kwakira abakobwa 600 bari mu kigo. Mu kwezi kumwe. None se ko njye mbona hari imodoka. Mu kwezi kw'iminsi 30 abo bakobwa bose bari muri icyo kigo. Bajya mu kwezi k'umugore. Sibyo?
abanyeshuri bari ni 600 tutabeshyanye. Icyo kigo cy'ishuri gifite icyumba cy'umukobwa gihostinga abanyeshuri 600 mu minsi 30. Ibyo bintu biragoye. Tubona ko bigohago nk'ubwo bitekereje gute? Usko bitekereje nanjye nkahita mbona ko icyo kibazo gihari. Yes. Niyo mpamvu rero nanyishyigikiye igitekerezo cya Samu. Niba uwo muntu mwaramushyizeho umwarimu kazi ushinzwe kwita kuri icyo cyumba cy'umukobwa, nimba ari n'umwarimu w'umugabo simbizi, musabe ministeri cyangwa se sinzi aho muzabisaba, abo bantu babe bafatwa nk'abajyanama b'ubuzima bari kuri calibre y'abajyanama b'ubuzima. Oya, bafite naho baripotinga mu rwego rw'ubuzima. Abo buri kigo kibe kimufite. Uko umukozi mu nzego zacu ukeneye ikiruhuko asaba report medical cyangwa se muganga akayimwandikira bibaye ngombwa, uwo muntu abe yanatanga report medical ku munyeshuri abona kananiwe, birashoboka. Noneho uwo muntu ajya nagishwa inama, donc abari uzajya desida kubijyanye n'uburwayi bw'abana. Ari utransfera. Aterani matera upimishije. Ana transfer. Animatera na matrice bapimishije. Nuvango uwo aza yahabwa n'ubushobozi n'ububasha bwo gutransfera kuri centre de santé. Cyangwa no kubabwira centre de santé ngo hano nkorera ndabona harimo ikindi kibazo kirenze ubushobozi bwanjye. Ari nibyo nasobanukiye. None centre de santé ikakora intervention. Bigatuma bari abantu bakurikiranwa. Hano imusha kuri apajimusha ntago ntinya kubivuga. Mu minsi yashize abana bararwaye ari benshi, naho hariyo akantu kameze nk'icyorezo. Sibyo? Umubyeyi umwe ufite mu mwana directeur waho aracyafunze. Ntago mperuka gukurikirana amakuru. Bamufunga mu bintu by'imbaho. Yazizingwe. Komeza rwose birimo. Umubyeyi baramuhamagara baramubwira bati, umubyeyi waza gufata umwana wawe, ndetse ko ndi kure, umwana muramwohereza bigende bitatu, hano umwana ararwaye. Uwo mubyeyi arababwira ati, none se ntabwo mufite uburyo bwenda bwo kumujyana kwa muganga, murantunguye, iri joro ndakuraho itike, mumujyane kwa muganga, ejo nibucya nzaba nashakije agatike. Umwe mu barezi wari wanamuhamagaye aramubwira ngo erega hano icyo dufasha abana no kubaha amoxicilline na paracetamol. Ese indwara warwaye nimwe ko ari cyo kibazo kiba gihari. Iyi miti rero nayo imaze kuba nk'ya yindi yababaga bavuga ngo tuvura indwara zananiranye. Iriya nayo indwara zose turazivura. Ko ari umuntu kumwanga nimero ntabwo iri gucamo. Nimero ya radio iriya ya 079967 aba habaye ikihe kibazo turebe uko bimeze. Ari umwego ntabwo iri gucamo, kandi nagira ngo mbihere igitekerezo. Tugerageze turebe ko ibintu bikunda, ariko nagerageze yongere mujye mudufasha rwose tugire umusanzu dutanga. Muze kugerageza twubake u Rwanda twifuza. Burya ne bande babivuga. Twubaka u Rwanda twifuza. Ni Rwanda Revenue. Rwanda musore neza twubaka u Rwanda twifuza. Buri kigo kiba kigiye gifite Rwanda Revenue, ariko ni karibu rega ni karibu muze dufatanye ku Rwanda Revenue kubaka u Rwanda twifuza. Urikumva? Kandi hano iburasirazuba se urya ngo ntihari abantu basora benshi. Hanyuma hari ikiri nagira ngo dutanga none igitekerezo nacyo mu mbwe niba byakunda. Izira modoka ziba zanditseho inspection mu mashuri niza Nesa. Yego. Kandi barabikora. Nesa uzi ibintu biri muri Minedike se? Ibintu biri muri education. Nari mvuze ngo nibijyanye na minisante yakagombye kuba igira hariho gahunda ifatika, gahunda izwi y'uburyo bakora inspection mu kuruka ubuzima bw'abanyeshuri bumeze mu bigo by'amashuri. Igitekerezo Samu Kabera yatanze ngenda gishyigikiye muri ubu buryo. Wa muntu dufite ibigo by'amashuri bingahe mu Rwanda, nitumara kubibona dukeneye abantu bari karifiye bangahe. Niba ntabo dufite muri systeme, reka tubareme. Niba ntabo dufite mu rugaga rw'abaforomo n'ababyaza, reka tubareme ari icyiciro gishya cy'abajyanama b'ubuzima mu mashuri. Sibyo? Ubwo ibyo ntibibe no muri secondaire gusa.
bibe no muri kaminuza n'ahandi hanahura abantu benshi. wenda kaminuza ho ntabwo navuga yuko wabishyiramo imbaraga cyane. Muri kaminuza iyo wumva utameze neza gusohoka biba byoroshye. Ntawe ukubaza ngo urajya hehe, ntawe usaba uruhushya, ufite telefone wahamagara niba wanarembye bakaza gutwara. Baba ari abantu bakuru bamwe baranicumbikira kuko nk'amakaminuza amwe acumbikira abanyeshuri, babacumbikiye bakiri mu mwaka wa mbere bajya mu mwaka wa kabiri bakajya hanze kwicumbikira. Nta kaminuza uzasanga umunyeshuri yiga kuva mu mwaka wa mbere kugeza arangije bachelor's degree, ntabwo bibaho. Kaminuza ho ntabwo wavuga. Ariko noneho muri high school, muri segonderi, handi hakiri ba abanyeshuri bakireberwa, bagicungirwa ku jisho bya bindi Kerema yanga. Abo banyeshuri uko umuntu umwe yarambwe ngo tuzaye twirinda kuvuga ngo n'abana, kuko hari nabo usanga bafite abana. Icyo nacyo ni ikindi kibazo nicyo navugaga ngo ubuzima bw'imyororokere yawo. Abo banyeshuri sibyo bari ahantu hamwe, birashoboka ko uretse n'uburwayi bw'icyorezo cyangwa se busanzwe. Ese nk'umunyeshuri ugeze ku ishuri w'umukobwa twite bigenda biti yitabwaho gute? Yitabwaho nk'umunyeshuri cyangwa nk'umubyeyi. Kerema kuri rya shuri nakubwiraga rya Bwisigi arapimwa, hari umukobwa ahabwiriye funguro nk'umunsi aripimisha. Dukangura ababyeyi kwipimisha inshuro enye buri gihembwe. Mu gihembwe sibyo? Uri ku ishuri arapimwa. Muri kuvuga ariko umukobwa ufite umugabo, wiga afite umugabo atwite. Ibintu byo gukwiga batwite harya byo inda zitateganyijwe ubu ngubu biremewe. None se atwite bamwirukana? Mbere ariko uzi ko byabaga bikaze. Mbere aho ni kera. Ubu ngubu ni uburezi kuri bose. Bavuga kwa maserira. Ubu ni uburezi kuri bose. Hari umukobwa wigaga ku kigo nigaho. Wigagaho. Uzi ko yabyaye ariko wa gatandatu twaruruhutse kwa gatanu. Kandi yarari mu kigo, ntabwo yigeze asiba na rimwe. Nta muntu wigeze amenya ko atwite. Abanyeshuri bagenzi be b'abakobwa batubwiye yuko yazindukaga cyane agiye koga. Noneho ntawe bahuriragayo, yagendaga mbere iyo yabaga yakerewe. Ubwo gukaraba uwo munsi mu gitondo ntabwo yakarabaga, yarabyihoreraga. Ahubwo muri cya gihe abanyeshuri bamaze kuryama nijoro bose akaba aribwo ajya gukaraba. Doko yajyaga muri dushe nta wundi muntu uriyo. Twararuhutse kwa gatandatu ageze mu rugo arabyara. Twatashye ariko gatanu ageze mu rugo kwa gatandatu arabyara. Bivuze iki? Ibyo Patrick yavugaga, umwana yamutwisa amuhisha, inda yizirika, kunda kwambara ibikote. Urumva hakabaye rero hari umuntu umukurikirana uwo mwana ntazahure. Ari uburyo bwubatse iminsi igihumbi, ya minsi igihumbi bavuga, agahabwa twa regime ku ishuri. Yes, wa mugani abarya ate. Ariko hano harimo ibitekerezo byinshi. Ugenda mukora icyo bita kweve imitekerereze yanjye nkumva rundi rwego ngeze. Ibintu rero nyine bigomba guhagarikirwa n'inzego z'ubuzima. Naho bari bavugaga ngo ubone imodoka zanditseho inspection ni NESA bayibera mu bijyanye n'amasomo, Exam and School Inspection Authority. Iyo ntabwo bakagombye kureba amasomo cyane nanone, kuko muri inspection ni ikintu kinini. Yes, nuko igitekerezo cyanjye cyahise gisa nk'igikatika kandi ibyanjye bikatitse kugaruka biragora. Oya, niyo mpamvu nari navuze ngo muri NESA urone ko ikurikirana ibintu bijyanye n'amasomo. Yeva hakagombye kubaho n'uburyo bwo gukurikirana na inspection ijyanye n'imibereho. Hari ibigo ku mashuri. None se urakurikirana amasomo y'umuntu udahari urwaye. Nagizo nige muri mukubaza. Oya. Donc mbigaruye nahise mbyumva yuko ubaye nk'umuntu ubikase. Ariko nge ndashaka kukwereka ko iyo NESA nayo iyo inspection ni ikintu yuko ngo mate na physique biri kwigishwa bite ngo programu zifite babandi bagomba ababyiga birahabwa abandi. Ababyiga ese abo bantu bagomba kubihabwa ko badahari ni iyihe mpamvu itumye bataraho? Hari abagiye kwa muganga. Abo bagiye kwa muganga bimeze bite?
ngira ngo habayeho n'uburyo habaho bajyanama b'ubuzima mu bigo by'amashuri ariko nabo bakagombye kubona inspection ikurikirana uburyo bakoramo. nyine no kuvuga ngo tujye twumva bavuga inzego zirakorana se nesa muri ya inspection niba baha imibare y'abanyeshuri batitabiriye ishuri banashyiraho n'impamvu zatumye batitabira ishuri izo mpamvu rero bakagombye kuba bazigaragaza muri kwa kundi ibigo bikorana nesa ikaba ifite timu ihura n'iya RBC byaba bigeze mu rwego rw'ubuvuzi bw'ubuzima iyo timu ikabikorana n'iyindi yo muri RBC cyangwa se minisante ikagira ubundi buryo ikoresha bw'indi cano yabo ariko abana bagakurikira. Ariko nabwo nibajya kwinjira mu kigo hari uburyo bizanyura muri Benedict bizanyura mu burezi bakwiye gukorana rero kandi iki kintu umukuru w'igihugu abivuga inshuro nyinshi ukuntu ibigo za ministeri zigenda zigomba gukorana kugira ngo bagire hano bagera. Ministeri y'ubuzima n'ijya ukwayo, ministeri y'uburezi ikajya ukwayo. Donc urumva iyo abanyeshuri bageze mu kigo ntabwo hari ministeri isa naho itakibareba cyane bakavuga bati bari twabashyize mu biganza bisa hari n'ibigo tujya tubona bisaba abanyeshuri amafaranga yo kwivuza ahubwo se niba yatanga none ayo mafaranga se yo kwivuza hari umwarimu watubwiye ngo ni raporo ngo bakora ngo bakagura za paracetamol bigakorwa na mwarimu ku kigo ubusanzwe yigisha ndi masomo izo paracetamol azitanga atari kubiguze yari afite we bumenyi ko ushobora gusanga yizaniye sumu yapanye uye niba binariho ibi bintu turabigaye. Uribuka hari niba nibuka mutamfasha kunenga ibyo bintu niba bihari none se uragira ngo wabishima uribuka muri covid sinzi igihugu kimwe ngo cyatumye niba ari inkingo hanze ni igihugu cyo muri Afurika ngo bizanira inzoga za vodoka akubita akantu k'akariki ngo bazanye vodoka boherejeho minisita w'ubuzima yigurira byeri oya ntabwo yaguze byeri basanze hashobora kuba ngo byarabaye muri packaging hakabamo kwibeshya bageze muri icyo gihugu barimo gupakurura bashoboye ko kuri envelope inyuma hariho sanitizer bashaka se cyane inkingo inyuma ari byo byanditseho za Pfizer n'ibindi ariko bagezemo imbere basanga nintuza ni urabihuza ute n'abariye na kuri bira impamvu ndi kubihuza niba nkuko uyu mwarimu yabitubwiye usanga umuntu ngo bajya kugura ngo za paracetamol umunsi bashobora kuzibeshya kubera ko batabizi batabifiteho ubumenyi yego bakazigurira za Viagra hanyuma hagahira rimwe bakazizana bazi ngo ni abana bakakubita Viagra ni paracetamol maze nkarura koko kuko ngiye buriya niyo ngiye muri farumasi kugura imiti ntabwo imiti njya nyimetiriza impamvu nayimetiriza nta yindi nuko ibyo bintu nta bumenyi mbifiteho hari no kugerageza gusoma ugasanga byanditse mu bintu by'ibizina my friend birebire bikomeza ukuntu kuko niyo ngiye bambwiye ngo uyu mutura w'umwana mu gitondo saa sita na nimugoroba ntabwo ntibinyandikireho ntabwo mbyibuka ntabwo nabyibuka. Hanyuma reka tugaruke kuri ibyahishahisha turi muri fatangaho éclairage dusohoka twigendera kuki aba bantu bagenda bahishahisha bino bintu cyane cyane by'uburwayi bibera mu bigo by'amashuri amakuru adatangwa nkuko yakagombye gutangwa mwabivuga iki dusoza nk'umwanzuro twahwitura yewe duhiture idekarare nukuri umuntu w'umubyeyi wese ahava akagera ufite umwana ku ishuri nutakimufite yewe cyangwa se nuzamugera ubutaha nta muntu numwe wifuza kubona kumva umwana we ari mu kangaratete ari mu kaga sibyo umwana akaguhamagara buriya kimwe mu bintu bitera ababyeyi kubabara amarangamutima nukumva umwana wakubwira ngo papa cyangwa mama nkeneye iki ugasanga wowe wakwisuzuma ugasanga ntacyo ufite biraryana pe ibaza umwana akakubwira ndarwaye ndarembye wishyuye minerivare nta kibazo ufitanye n'ikigo bakakwima umwana wawe ngo ujye kumuvuza birababaje bayobozi b'ibigo birababaje ibi bintu bibabaza ababyeyi nkuko namwe muri ababyeyi icya kabiri mu buryo buri politike niba koko
ubuyobozi bw'ikigo budafite ubushobozi bwo gufata umwanzuro, bigomba akarere, abayobozi b'uturere, ibi bintu by'ubuzima bw'abantu mubivanemo politike nyinshi. Indwara ni indwara, nta muntu utarwara. Ibintu by'amapolitike n'amaprotokole ntazo kwanga akarere kanyago katavugwa nabi, ngo indwara ngo gatabange kabitera. Ariko akarere kaba ke gute? Covid iza mu Rwanda yazanywe n'umuhinde. Ushatse ko akarere ari akamiye kurusha kuba kanjye. Ahubwo ntakiyitirire wenyine. Akarere kanjye nawe kakaba n'akarere kacu. Hanyuma ubwo ngenda turi gusoza njya muri RBC. Bantu muri RBC mu nshingano mufite harimo kugenzura monitoring y'ikijyanye n'indwara n'ubuvuzi hano. Ibintu bijyanye n'ubuzima byose. Mujye muduhe kandi nta mipaka ahantu hose barebeye. Abo banyeshuri ni abanyarwanda bari mu gihugu, ntabwo bari hanze ngo tuvuga ngo nibajya kuza tuzafunga imipaka. Bari mu gihugu, ntabwo babuze umwana kujya iwabo, sibyo? Ntabwo babuze umubyeyi gusura umwana ku ishuri. Harabaho contact yo guhura kwanduzanya birashoboka. Nibavanemo protokole n'amategeko. Protokole kuvuga ngo indwara niyo zitaba. Covid yakwiriye isi aho yatangiriye, mwabigizemo uruhare. Erega ni uwo mubyeyi uhereje umwana ku ishuri, ntago umwana ibihugu byose n'ibyafatanyije kuyirwanya. Iyo umwana ageze mu kigo cy'amashuri ntago ahinduka wa directeur ngo umubyeyi we ntabo washa kimufiteho. Kubyo umwana rwara umubyeyi wamubyaye ntumubwire, ukamubwira yarembye agiye mu bitaro ukabimuhisha. Niba iyi ndwara ari ubwa mbere ibonetse mu Rwanda, kuki mwumva ko ari igisebo, izindi zituruka hanze tuzirwara tugahangana nazo, zose gahangana nazo? Ninde wavuze ko umuntu urwaye abasebye? Ubundi babikuraho ibyo bintu. Ku buryo RBC ishobora gukora ubushakashatsi ikajya mu kigo cy'amashuri igafata ibipimo ikajya muri laboratoire yarangiza igaceceka nayo ikintu kivugwa ikituramira. Kabe dusoza nge nasaba bamwe mu bayobozi b'ibigo by'abihemana niho bakunda kugaragaramo ibi bintu, nibavana ibintu bya protokole mu bigo byabo babikuremo, bareke kugira umugaga, kwikakaza no kwikomeza. Noneho nanasabe inzego rwose zifata ibyemezo hashyirweho uburyo ibigo by'amashuri byabona abajyanama b'ubuzima mu bigo by'amashuri, niba batabasha gushyiramo abaganga bafata bamwe mu barimu babaha ubumenyi babahugure. Dushima urwego abajyanama b'ubuzima bagejejweho n'icyo bamariye umuryango nyarwanda, no mu bigo by'amashuri be abo bantu babe bahari. Uriya nabo ni umuryango ukwiye kwitabwaho nk'uko no hanze bitabwaho. Reka tugane ku musozo. W'ikiganiro cyacu umuzi ukuri cya none. Hanyuma nge nasoza mbwira cyane cyane abo mu bigo by'amashuri ko umubyeyi ukuzaniye umwana ati mfashe uno mwana dufatanye kumurera, umukubite uburere, umukubite n'amasomo n'ubumenyi bize, ntago amuguhaye kugira ngo abavuye gukurikirana umwana we murafatanije, wigira ikibazo ku mwana ngo ukererane nk'umuyobozi w'ikigo, wiyibagize ko umwana agira havuka afite naho aba na famiye. Ikibazo kibaye gisangize ababyeyi b'umwana, muhana amakuru cyane cyane ku bintu bijyanye n'ubuzima bwe, hanyuma ibintu bizarushaho kugenda neza. Yego, turabashimiye, murakoze cyane abakurikiye kino kiganiro, kandi tubaye ikaze no mu bindi biganiro bikurikiye kuri Voice FM. Mwari kumwe nanjye Ndarisaba Mungu Paul Clement kuri mikoro ya mbere. Nitwa Nkindi Patrick, muze kugira umunsi mwiza. Nitwa Sam Kabera. Bye bye.